Mwaramutse bene data ndabasuhuje aho muri aho muherereye hatandukanye turakomeje yasije yacu uburyo bwiza bwo gusenga Imana uburyo bwiza bwo gusenga Imana. Ah, mu bice bibanza twabonye aho gusengera Imana, twaganiriye kuri iyo topic aho gusengera Imana, turasesengura dusanga nta hantu hari specific Imana itari. Ahantu hose Imana irahari, ahantu hose Imana yakumvira, nta hari rezo kurenza ahandi. Ni ukuvuga ngo ahantu hose Imana irahari, nta hantu hari specific wavuga ngo naho gusengera. Haba mu rusengero Imana irakumva, haba mu butayu Imana irakumva, haba donc ahantu hose wajya Imana ibera hose icyarimwe kandi aho hose irahari. Wajya mu cyumba, wajya iwawe mu rugo mu cyumba, aho wasengera hose Imana irahari. Nta hantu hari specific ho gusengera. Dukurikije yaba ari even na worship, uburyo bwose bwo gusenga nta hantu hari specific Imana itari. Igihe cyo gusenga uzumva abantu bavuga ngo amasaha ya naya, amasengesho ya saa 9 z'ijoro, amasengesho y'aya masaha ya burakeye, amasengesho ameze gutya bakadekriva igihe cyo gusenga. Ariko dusomye ibyanditswe, dusomye Bibiliya, twaje gusanga gusenga bitagira igihe runaka kiri specific ngo iki ni igihe cyo gusenga, ahubwo Bibiliya iraturekomanda gusenga ubudasiba, ubudahumeka, ubudahagarara igihe cyose. Ni ukuvuga ngo rero nta hantu, nta gihe kiri specific wavuga ngo iki gihe nicyo cyiza cyo gusenga, mu mpeshi se, mu mvura se, mu zuba se, mu gitondo se, mu ijoro se, ku manywa se. Nta masaha meza abaho Imana ishobora kukumviramo kurenza ayandi. Nta gihe rero gihari cyiza twavuga ngo ni igihe cyiza cyo gusenga Imana, ahubwo igihe cyiza ni uko amasengesho yaba ubuzima bwawe, ubuzima bwawe ukaba ari ubuzima busenga Imana. Uburyo bwo gusenga nibwo tugezeho, tuzareba n'abasenga ni bande, n'ibyo basengera ni ibiki, n'imbaraga z'amasengesho. Ariko muri uyu mwanya tugiye kuganira ku buryo bwo gusenga. Uburyo bwo gusenga, tubona abantu mu buryo bugaragara bafite uburyo basengamo, bugiye bugaragara nyine nk'uko twabivuze. Bakaba bafite ahantu specific basengera, haba ku musozi se, mu mazi se, mu butayu, mu rusengero, mu cyumba. Bakaba bagira ahantu hari specific basengera, bakagira n'ibihe bidasanzwe byo gusenga Imana. Bikaba ari ibihe biri specific Imana ibagendereramo, n'uburyo noneho bwihariye basengamo, basenga batura amagambo, basenga bahumirije, bapfukamye se, bazamuye amaboko, baryamye, bari muri position runaka, style runaka, bavuga mu buryo ubu n'ubu. Mbese iyo migirire, ibyo byose bakabikora muri intention yo kugira ngo batire attention y'Imana, cyangwa se bahindure umutima w'Imana, cyangwa se bahindure icyerekezo cy'Imana. Imana ahari nibabikora gutya birahindura imirebere y'Imana, birahindura icyo Imana yari igambiriye gukora mu byo bagiye gusengera. Iyo dusomye Zaburi ni igice c'139 umurongo wa 2 hatubwira aya magambo. Haravuga ngo uzi imyicarire yanjye, inde Uwiteka. Uyu ni Dawidi wabivugaga. Uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye. Imana iratuzi bene data, Imana iratuzi. Umenyera kuri ibyo nibwira. Ni ukuvuga ngo ibyo twibwira mu mitima yacu Imana ibimenyera kure. Ujya urondora imigendere yanjye n'imijyamire yanjye, uzi inzira zanjye zose. Ni ukuvuga ngo hari abantu bashobora kuba bibwira ko wenda ibyo bakora Imana itabitayeho, Imana itabazi, Imana itazi ibyabo. Ariko Imana imenya imijyamire yawe, imenyera inzira zawe zose, irarondora ikamenya byose, irabizi. Izi nibyo wibwira mu mutima, ngo kuko ijambo ritaraba mu rurimi rwanjye
uba umaze kurimenya rwose Uwiteka. Niko uyu mwanditsi yanditse, aravuga ngo Imana imenya n'ijambo tutararishira mu kanwa ngo turivuge, yo iba yarimenye. Dukomeje ku murongo wa 5 muri icyo gice cya Zaburi 139, aravuga ngo ungose inyuma n'imbere, unshizeho ukuboko kwawe. Ungose inyuma n'imbere, unshizeho ukuboko kwawe. Ku murongo wa 8 aho ngo nazamuka nkajya mu ijuru uriyo, nzamutse nkajya mu ijuru uriyo, nasasa uburiri bwanjye ikuzimu naho uriyo, nakwenda amababa y'umuseke ngatura ku mpera y'isi, aho naho ukuboko kwawe kwahanshorera, ukuboko kwawe kw'iburyo kwahamfatira. Aragaragaza yuko nta hantu wajya ngo ube wagiye kure y'Imana, cyangwa se ngo ube utari muri presence y'Imana. Zaburi 139 ku murongo wa 11 akatubwira ngo nakwibwira nti ni ukuri umwijima niwo uri buntwikire, umucyo ngose uhinduka ijoro. Ni ukuri umwijima niwo uri buntwikire, umucyo ngose uhinduke ijoro, n'umwijima ntugira icyo uguhisha, ahubwo ijoro riva nk'amanywa, umwijima n'umucyo kuri wowe ni kimwe. Ni ukuvuga ntacyo ushobora guhisha Imana. Imana ntigira ijoro, ntigira amanywa. Umwijima umeze nk'amanywa, ijoro rimeze nk'amanywa. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe wibwiye ngo urajya mu mwijima ahari wenda uyihishe, ibihareba nk'uko ireba mu mucyo. Urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 2:23 aratubwira ngo ni koko ibyo bisa naho ari iby'ubwenge kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga. Bisa nkaho ari iby'ubwenge koko kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga. Abantu bihimbira uburyo bwo gusenga, bagahimba rwose, ugasanga bishiriyeho uburyo bwabo, bakigira nkaho baciye bugufi, bigire nk'abicisha bugufi, bigomwe iby'umubiri. Urumva, bakigomwa iby'umubiri, bakigira nkaho baciye bugufi, nyamara ibyo ngibyo nta mumaro bigira na hato wo kurwanya irari ry'umubiri. Ni ukuvuga ngo ufite irari ry'umubiri, ariko ibyo urimo kwigira byose, ibyo urimo kwikora byose, ibyo ni ibihimbano. Niko Bibiliya yavuze, wihimbiye gusenga. Imana ntabwo iri bugire icyo ikora ngo ni uko wahinduye attitude yawe kandi muri wowe ucyuzuye irari. Ibyo rero ntabwo bigira icyo bihindura ku irari ry'umubiri. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso ibice 6 umurongo wa 18 akavuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Ahangaha kuri dushatse twagarukira kuri ko harakomeza ngo no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye kuba maso, musabira abera bose. Ariko reka tuvuge hano kuri havuga ngo musengeshe umwuka iteka. Ijambo iteka ntirigira time, ntabwo ari début et la fin, ni iteka, ni ibihe byose. Musengeshe umwuka iteka. Gusengesha umwuka iteka ni gute? Ni kwa kwisumeta ugakora ibyo umwuka yategetse gukora, kandi umwuka aratuyobora. Muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Bibiliya ikatubwira ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Ntiwavuga ngo uri umwana w'Imana utagira umwuka wa Kristo muri wowe, utayoborwa n'umwuka wera. Rero musengeshe umwuka